mwese hano benshi muri abacuruzi mujya mufata agakaye muranyumva neza yemwe abakozi yemwe abakozi ko mutikiriza yemwe abakozi bapagasi ko mutikiriza mujye mufata ikaye uko umunsi utashye uko ukwezi gushize mujye mwandika imibyizi y'ibyo mwakoreye Uwiteka kandi Imana izabibabashishe mu izina rya Yesu. Niba uzi ko ntacyo ukora murabyumva indahiro irahari iyarahiwe kuri Mose watoranijwe Mose ntiyageze i Kanani ari Mose nkawe koko yari generali cyo ni icyambere ntuzapfu nabaye na kaporali na rushati ntuzamuba icya kabiri yari afite diplome 5 za kaminuza n'uwagushyira mu ishuri ntuzapfu ugeze ku gihe cya lisansi wabaranga pfuye yararangiye kuri ntaho muhuri yari umuhanga muri filozofi yari umuhanga kuri politiki yari umuhanga ku gisirikare yari umuhanga muri fizike muranyumva neza muramurikira Imana iramurebera avuga ati uyu muntu umuhaye uyu mwanya azagira icyo nkorera kwitwara nabi irarahira ngo nawe uzakirebesha amaso murabyumva ariko nimwitegereza Imana imubwira ngo zamuka umusozi umugabo arawuzamutse aho ugeze hejuru iravuga ngo wakirebye ati kugeza nubwo imukururiye impumuro y'ibigori impumuro y'amatunda impumuro y'imizabibu imwereka amata barimo gukama imwereka imikumbi imwereka imizinga mu minyinya munuza mu bibaya byari bihari iramubwira ngo urabona mbeshya aterekada ndi Imana koko yasezeranye ko nzabajyana mu gihugu cy'amata n'iki umva impumuro yaha barayumvise reba ziriya nka abazagera bazanywa amata ariko byitegereza byose nurangiza ndakubwira ati nabibonye wabibonye ati ugiye gupfa utakigeze wicare utakeretse kuri ibyo bintu niba ufite ubwenge bukora neza ukumva neza utumvirana utekereze kuri iki kintu cyabwiwe Mose ngo igihugu ngikiriya ukirebesha iki ariko ntuzagenza ute uzagikandagira Yosuwa titiri avuga ngo iki dusomere twumve Imana itoranya Yosuwa ngo azungure Mose Imana itoranya Yosuwa ngo azungure nde komeza umurongo wa 3 n'uwa 4 niwo nashakaga aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nabwiye Mose uhereye mu butayu no kuri uriya mu uretse gatoya aho muzakandagira hose habaye ahande nkuko nabikoze no kurinde murabyumva harya Mose muribuka ibintu yasezeranye n'Uwiteka akabishyira abantu tuturabyeme tuzabera Imana abantu tuzamera Imana batanga tuzayikorera umurimo abantu Imana izamenyekana binyuze kuri twebwe murabyumva nkuko nabigenje kuri Mose Imana nawe igiye kumutongera imuha za nshingano zari zande subiramo aho muzakandagira hose ndahabahaye nkuko nabwiye Mose uhereye mu butayu no kuri uriya musozi w'i Lebanoni ukageza ku ruzi runini rwitwa Ufurate nusha kugeza ni murebe hapa Imana hagati uza ahantu ubwatsi mbahaye Imana irabakatira uhereye ku bwatsi bw'i Lebanoni n'iriya misozi ya ukazagenda ukageza ku ruzi rwa Ufurate muza aho ruri muri Iraq reba kuva muri Israel n'ibihugu bihari ukageza muri Iraq Imana avuga ngo aho hose nahanyu mwisanzure mu nkorera umurimo abaturage bose bahari bamenye turimo kugendana basobanukirwa n'ubugira neza bwanjye mufate uwo mwana yemwe mwumvise bamenye noneho kuko ari ubutaka bunini namwe muzaba muri benshi bizoroha isi yose izamenya ubutumwa bwiza bibanyuzeho Ega Imana ibahaye n'ubukebe irabakatiye kuva ku misozi ya Lebanoni kuzagenda kugeza mu Buperesi gukata kugera i Babuloni aho uruzi rwa Ufurate rwose runyura
kugeza kuri izo ngabano. Ubwo bwatsi bwose ni ubwabande, ni ubwatsi. Udumva uko Imana yababwiye, nimurebe hano. Yarababwiye ngo Abaheti, Abayebusi, Abanyakanani, Abagibeyoni, murabyumva? Bari kuri ubu butaka. Narabibabwiye ejo bundi. Abangaba aho utazicwa muzamumeneshe Simoni na Veda, mubirukane bava ahangaha. Mwabyumvise? Nimurangiza muhigarurire kugira ngo mubone aho muzakorera gahunda z'Uwiteka neza. Mwabyumvise? Mwabyumvise? Simoni na Veda hari ukuntu nari bakanguye kugira ngo bakurikire neza icyigisho, ntabwo barimo gukurikira neza, bari barangaye. Ndababwiye nti murumva neza, Imana yarababwiye ngo Abagibeyoni, Abaheti, Abayewusi n'Abanyakanani, murumva neza, ubwo bwoko n'abandi ntavuze buzameneshwa muri ibyo bice byose. Nimurangiza utazicwa muzamwigizeyo, munakore n'igikuta kugira ngo ntangize ubwoko bwera bw'abana b'Imana bugiye kunkorera umurimo, isi yose ikaboneraho. Mwabyumvise? Noneho rero Imana ashaka kugira ngo ituze abo Bisirayeli muri iyo myanya. Nibarangiza iyo Mana bayiramye koko bivuye ku mutima, imigisha yayo basakaramo nk'uko nabibabwiye ubushize, maze iyo migisha igende igere no ku bandi. Mwumvise? Imigisha y'Imana bagereho, nibarangiza bayigeze no kuki? No ku bandi. Mu gitabo cy'urufatiro rwo gusobanukirwa na Bibiliya bavuze umugambi w'Imana aho ngaho. Umva, imvura ngo yari kugwira igihe igihugu n'icyari ubutayu kigatohagira kigasigara ari icyatsi kibisi, abagore bakabyara, nta mwana wari kuzongera gupfa, ngo wari kuzajya apfa mu Bisirayeli yari kujya apfa nibura amaze imyaka 100, ngo nabwo akiri umwana mutoya. Imyaka ingahe? Imana yari igiye gusubizaho ya gahunda yo kororoka no gukura no kubaho igihe kirekire, bakageza ku myaka 900 n'ibyari muri Edeni n'iby'Imana yari igiye kugaruka. Murabyumva? Murakurikira? Dore uwo mugambi icyawuciwemo. Hadutse ubwoko bwitwa Abagibeyoni muri babandi barwaye kurimbura, baza basa n'abavuye kure, baraza bajijisha Mose nako bajijisha Yosuwa, basinyana amasezerano yuko nagera aho batuye ntacyo azabatwara. Murabyumva? Baramujijisha, baranamubesha, bamwesikoroka ngo igihe bari baragiye batakiraho, murumva, basengaga Imana yo mu ijuru. Ngo Yosuwa ntiyashishoza, ntiyabaza n'Imana, bimubera umutego nk'uyaguyemo kuri Ayi. Ngo kuri iki? Kuri Ayi. Bajya gutera Yeriko bagira bahindura icyo gihugu. Yagiye ku musozi ajya kugisha Uwiteka Imana. Imana iramubwira ati, uzi n'ibindi ati, kiriya gihugu kirimo ibintu by'ibihangange bihanyazwa, yubatse n'igikuta mama ntibabasha kukimenya. Urakoze kuko ugiye kungisha inama nk'Uwiteka. Reka nze nkubwire, ibintu mugiye gukora no kurwana iriya ntambara bizacanga abantu. Mwebwe mugende muzenguruke mwitahira, muzenguruka mwitahira. Ku munsi wa kabiri muzanzenguruka inshuro 7. Mwabyumvise? Nimurangiza muzarebe icyo Uwiteka nzakora. Munsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu, kuwa 7 barazenguruka. Murabyumva? Imana yongorera Yosuwa iramubwira ngo bwira Abisirayeli aho bazengurutse Yeriko batangire babyine. Ubwo abantu abo Yeriko basetse batembaga batumva, aho kugira ngo tuzakurikire Imana, abayikurikiye ari indushi nk'uku nguku, tuzapfa tutayikurikiye. Barimo kurwikatira, ngo babanaga baza bagenda bakabana barazengurutse bagiye basubiza. Ariko abantu baza n'intwaro aho kwinjira ngo turwane, barangiza bakadutinya bagakemera bagasubira inyuma. Ubundi bari abantu maze batuka Imana yabo, bariceceke. Ku munsi wa 7 bazenguruka ishuri muri Uwiteka babwiye, maze Imana yababwira ati, noneho uyu murwa ni mu ugote. Barawugose barawugota.
Abisirayeli nabo ngo ariko bari bafite ikibazo tunumvise ubu bwoko bw'iyi ntambara tugiye kurwana n'ubwo ni uko Uwiteka arwana nyine mu buryo utazi. Ni muyigota barayigota. Abatambyi bahetse isanduka nimwigira imbere ho gato mwigira imbere ya rubanda bigira imbere. Abavuza amakondera mwese muze bigira imbere. Nimutangira muvuze barayavuze. Abisirayeli nimubyine kuko twatsinze. Uranyumvira? Barabyina mbere y'iki? Barakubyiniye ngo twatsinze none habo munuza mu abari kubikuta ngo bose baraje baza kwirebera ibyo birori by'abantu b'indindagire. Murabyumva? Bajya kunuza ku mazu hejuru abandi bajya kubikuta hejuru baraseka baratemba bakajya bakobita nati ndebe bari abantu bari bakubyina ngo batsinze iki Yeriko. Maze Imana ibwira Yosuwa ngo ngiye kuguha ikimenyetso kandi ubikora, shyira inkota yawe hejuru. Ayishyira hejuru ayitunga hejuru abandi barimo kubyina intsinzi bana ba Isirayeli intsinzi bana ba Isirayeli intsinzi turayireba iki babyina ko bagenze batera batsinze. Ubwo nabishyize mu rurimi rw'iwacu. Ariyo Imana ngo iyo nkota tuyimanura tuyishinga mu musenyi. Imana yayishinga mu musenyi ngo uko yishinze mu musenyi ngo ni nkaho yarahamagaye ijuru ryose ngo rimanuke. Abamarayika baraje bakwasiriza bya bikuta bari bariho bose birabagwira bo bitagure bibamena imitwe bitamena imitwe bibavunagura amaguru. Yosuwa arababwira ngo noneho rero Uwiteka dufungure ya marembo. Murabyumva? Muhite mwinjira ako musanga kagihumeka kose n'itungo ryabo ryose na buri gihumeka cyose mushyire hasi. Umva mu gihe cy'amasaha ngahe Yeriko ibyayo byari byibagiranye burundu. Abisirayeli bose bakubutse batashye. Murabyumva? Nubwo harimo igigabo kimwe cyitwa nde inde cyakoze amakosa kikirengagiza ibyo cyakoze nabyo muzi uko byakibereye. Batashye bavuga tumva Yosuwa we akira n'umugabo pe ariya mabanga niyo ufitanye n'Imana ati cyane ubonye uko Imana ikora. Cyane agiye ku musozi turaganira ajya muri urwo runyenga. Murabyumva? Bafashe nde Yeriko. Barangije baraza baramubwira ati rero hari n'undi mujyi tudashobora gusiga w'abanzi bacu kandi turabona hari inzira bita Ayi, yohereza y'intasi tumugende mu ndebero kwameze. Barangije baramubwira ati po kugira ngo ni umujyi nakaruka agasenta gatoya k'amafuti yofata ako sinakwirirwa njya no kubaza Uwiteka. Barangije nabo baravuga ati sha ni kuriya kuntu bakindiye abo muri ntuza muri Yeriko reka tuze tubitegure. Baragenda bagutegera mbushe. Maze Abisirayeli Yosuwa nawe arangije ngo afata bataye imwe ebyiri eshatu muzamuke mugende mujye kurwana. Ntabwo twanakwirirwa nohereza noneho bagiye kurwana mu mbaraga z'abande zabo. Nimugende sinakwirirwa mbaza Uwiteka bisibyo kwirirwa umuntu asengera akantu kangana gutyo. Yosuwa yarantuza Yeriko yaraguye. Nguko niko abantu bakina. Murandumva neza? Ugasanga hari ibyaha by'ingororuguma badakora bagasigaza akantu gato bita k'amavuti. Enaweti yanditse ngo yaravuze ngo icyaha kimwe cyonyine utihanye ngo wicuze kirahagije kugira ngo kizafungire umuntu amarembo ya Yesu. Ugikinisha arababwiye ngo kukibika ni nko kuba ku gitanda cyawe ufite impiri ebyiri ubitse. Impiri ntabwo ari inshuti. Impiri uzaryamana n'impiri mu ntuza mu gitanda wihindukize maze uyikoreho. Ikizagukorera uzakibara. Ejo nahoze ndeba ubwoko bw'inzoka bagaragaza bahera ku nzoka zikaze. Bageze ku nzoka ziba muri Amerika y'Amajyepfo. Murabyumva? Baravuga ngo iyi kuriye amasegonda menshi ushobora kumara utarata ubwenge. Ngo ni amasegonda 5 1 2 3 4 5 yonyine. Ngo iyo ngiyo iri y'umuntu. Murabyumva? Biba birangiye nta kuvuza nta gukira. Abyumvise? Umugabo arasuzuguye akagi gatoya yohereje ingabo. Murabyumva? Baragiye barabaguhondera bice 10 bakubise 20 bakubise 38 nta muntu waburapfa. Ahubwo Abisirayeli bashobora gutangatanga baravuga ati amazi nta kiriyayana dukure meza. Bagenda barasa umugenda. Amakuru ageze kuri Yosuwa tuzi n'ibindi. Mwabeshejwe. Twaneshejwe abayobozi b'ingabo barazavuga ati ntabwo ari abarashi ahubwo bateye ubwoba. Kwa kundi twajyaga tugenda akaba ariko tubanza kwica niho babaje kugeza ngo kwica. Ageze ati
ibi bintu ni ibiki? Ajya kubaza Uwiteka. Ibyo Uwiteka yamubwiye birasekera, yambwiye ati niko ugeze igihe ureba ukabona imbaraga zawe arizo zashobora urugamba rwo kwigarurira Kanani, nta soni nta gicucu, utangiye kwiyiringira ibyo Mose yazize muri ntabwo ubizi ngo ntabwo mwari muzi ko twabakura amazi mu rutare, imirimo yanjye asigaye yitiye nawe noneho imbaraga zanjye ubonye ko nsinze, ariko nta ruhare mubigizemo, mugiye guhorahoza abagwiriwe n'ibitafari n'amabuye, none hano uriyemeye, reka bagutikure, ikosa ni iryawe. Asaba Imana iki? Mbabazi. None Imana yavuga ati dore uko muri bukorere, bamwe bagende bakora igicu hari turagendana, none abandi bagende bataka, mugaruke muse n'abatsinzwe, mwiyirukire babirukeho, abasigaye inyuma batwika umujyi, babandi bagaruka gutabara umujyi, nabo babiribukangane babasubiza inyuma, bahuriremo n'abageze, muraba mubishiriza irangi. Pura Uwiteka yamuhaye itungana nk'uko bikwiriye. Murabyumva? Muranyumva? Iyo mico rero yo gushaka kutisunga Imana no gutiganywa n'Abagibeyoni nibyo byatumye ya gahunda y'Imana iburizwamo. Kuko ntabwo umuntu niba yiringiye imbaraga ze azigera yuzuza inshingano zo kugira ngo azakore Uwiteka umurimo, ntibibaho. Kuko n'ubundi nukora uzakora mu mbaraga zawe. Buriya rero kamabwira, ushobora no kuba utagenda kubera ko ukuntu wiyemera n'ukuntu wiyumva. Imana ikareba ikavuga ati uyu muntu aramutse yigisha n'abantu bagakira 5, 7, 8, noneho yasigara agendera no ku mitwe y'abantu. Imana ikavuga ati wigumiye aho ntacyo wikundira iby'Imana, ariko habe hari ibyo ngukinze. Ariko ntabwo ariko biri. Oya, ejo utazavuga ngo buriya impamvu na oya, amafaranga yawe yakora, imyenda yacu yarakoze, amasabune mwatanze yarakoze, soya pieces mwatanze zarakoze. Muranyumva yemwe? Itike watanze yarakoze, amazi waguze yarakoze, nta kintu na kimwe umuntu hagurutse atakora muri uyu murimo w'Uwiteka. Murabyumva? Wararika abantu bagakira kandi atari nawe ubigishije, ariko Imana ibabara kimwe. Mwabyumvise? Ni ukuvuga ngo dukore ibishoboka byose turebe ko twakora inshingano twahamagariwe, kandi rwose abantu bazakira. Yego? Kwiyunga n'Abagibeyoni byaburijemo umugambi w'Imana. Ibyanditswe biravuga ngo kuko nyuma bamaze gushyingiranwa, bamaze kubyarana, bamaze kugwira, barafatanye abapagani n'ab'Imana. Muranyumva? Ngo nuko bwa bwoko baretse kwica bubabera nk'ihwa ribahanda mu birenge. Umugambi w'Imana uburijwemo. Icyo gihe cya Yosuwa cyararangiye, hinjiramo igika cy'abacamanza. Kuva ku mucamanza wa mbere kugeza ku wa 16 hahagurukaga umuntu umwe agasubiza ishyanga ku murongo, agatagangara. Ari abantu bangahe? Ari umwe, agatagangara. Yamara gupfa ishyanga ryose rigasubira hasi. Umva, icyo ni igihombo ku Mana. Kuba Imana ifite abantu yatoranije ibihumbi n'ibihumbi, harangiza hagahaguruka abantu bangahe? Umwe ngo ajye gukora inshingano zagombaga gukorwa n'igihugu cyose. Urumva? Ahantu herereye uzirinde kuvunisha abandi. Murumva icyo mbabwiye? Uzirinde kuvunisha abandi. Icyo ushoboye uzagikore mu iterambere ry'umurimo w'Imana. Uzigira ntibinde. Indahiro yarahiwe kuri Mose uzajya uyizirikana. Joy, uzajya uyizirikana. Kubona umuntu umwe avunika, nimurebe Yefuta. Yefuta ari n'umwana w'abantu, ni ikinyendera, isi yose yaramukati, Isirayeli yaramwamaganye. Ariko igihe kiza kugira babona kuba mu cyara, avuga ati none se murabona ko nyendewe, ati reka nanjye nzi. Nawe abonye ibitangaza bikozwe, aravuga ati Mana nzagutura umva ikintu kizaza kije kunyakira ibi, kuko amatungo yaramuzi. Yisanze n'akana karakabura mu murimo w'Imana, hejuru yo kuvunikira iki abanda, noneho n'umuryango we nawe arawumu. Ugira icyo ukora, ngira icyo nkora, ubwami bw'Imana butere bujya mbere. Yego? Igihe cy'abacamanza cyaje kugeraho kirahagarara, hinjiraho igihe cy'abami b'Abisirayeli. Igihugu cyari cyunze ubumwe,
murabyumva ngo igihugu cyuzuye ubumwe hakugireho umwami wa mbere kuko ishyanga ryari rigeze igihe cyo kwigumura ngo twe turashaka kumera nk'abandi bami, turashaka kumera nk'ibindi bihugu, turashaka kugira ubwigenge nk'ubw'ibindi bihugu, turarambiwe imitegekere y'Imana, turambiwe akagahato kayo, turambiwe ubwami bwayo. Imana irareba ibwira Samuel ati umva, ntabwo ari wewe banze, ntabwo ari ubu buyobozi banze, ni Imana y'ubwayo banze. Murabyumva? Sawuli ngo Imana imushyizeho urugendo rwo kwarushoje hari utaruzi, uwari ugiye guhagarara imbere ya rya shyanga ashaka Imana imushaka ngo arigarure ryongere rikate ryuzuze za nshingano bemeranijweho n'Uwiteka, amaherezo ye apfa ari mu bapfumu, ajya gupfumura. Imana iti nkagusimbura, ngo nkagenza ndera nkagusimbura, kuko aratagiye gupfapfana no gupfa ubwenge. Imusimbuza Dawidi. Dawidi w'umuhehesi, Dawidi utakijya ku rugamba, Dawidi witwaga ngo ni umuyobozi w'ingabo z'Abisirayeli, umuyobozi w'ingabo z'Uwiteka, atuzuza inshingano rusi. Uko yashoje murakuzi. Imana ati nkagusimbura. Hagiye akana k'agahungu k'agasore kazi neza byose yakoze, karabanza karavuga ati abantu sinabayobora, sinashobora kubashyira ku murongo, ngendeye ubwenge buva kuki? Uwo ninde? Salomo. Mu minsi mike yirirwaga mu maguru y'abagore, reka bivuge gutyo, nta kindi ahera mu bagore gusa. Ubusambanyi buramutwara, umugambi w'Imana uburizwamo, aza kugarukira Imana, ashaka kugira ngo agarure abantu yangije, arinda apfana agahinda kuko atigeze abigeraho. Simoni, tega amatwi wumve, biroroshye kugusha abantu, ariko byagukomerera kubagarura ku murongo w'iby'Imana. Murumva? Biroroshye kugusha abantu, ariko kubagarura ku murongo w'iby'Imana bigenze bite? Birakomeye. Igihe cy'abami kirasoza, gishoje igihe cy'abami, igihugu cyibumbiye hamwe mu mwaka 930. Umuhanuzi abaraje afashe umwenda wuceme ibipande 12 ati ngoko uko mugiye gutabukamo kangahe, abantu bari bunze umwe muracitsemo kabiri neza birarangiye, nshingano z'Uwiteka zarabananiye, nta kindi mukimaze, maze arangije abigaragariza abantu. Mwaka 930 si igihugu nticyacitsemo kabiri. Abari bunze ubumwe bagiye kwiyungira hamwe mu murimo babacitsemo kabiri. Murabyumva? Mu mwaka 721 ishyanga ryari ryarahagurukiye kugira ngo rizakorere Uwiteka, ryari mu gice cy'amajyaruguru, cyari gigizwe n'intara nyinshi 10, rigenda nk'amahembe ya nyakabwana, rirazima burundu. Nize n'amagambo avuga ngo guhera muri uwo mwaka amateka yabo yahise arangira, nta n'abantu babanditseho, bwabaye ubwoko buzimiye, n'ibisigarira byabo byitwa ibizira, ku buryo n'amateka batigeze yandika. Abantu barabiki? Abantu barabiki? Arabima. Yoweri, Yona, Eliya, Elisa, iyo bajya guhabwa agaciro, murabyumva, bajya guhabwa agaciro mu magambo bari bazanye n'ibyo bigishaga abo bantu, n'ukuri ishyanga ryari gusubira ku murongo kandi Uwiteka ari kwigaragaza. Muri Bukariya ku gasozi babwira ngo umunsi tugiye kureba Imana nyama, yaragaragaye iyo bafatiraho hariya. Muri Elisa n'igitero cyari cy'Abasiriya kiri muri stade bakireba gutya, ziriya ndindagire bose babareka bakitaha, iyo bajya gufatiraho bakabigisha ati tugiye kubabwira Imana ikora ibi bitangaza, bakabigisha.
iyo Yoweri bajya kumwumva babwira iby'inzige baragize ngo kuko babwiye mu gihe cy'amahoro, barabwiye mu gihe cy'amahoro bari mu bibazo nta bibazo barimo, agira ngo ni bene wacu kugahu kubahanurira ngo akaga kari imbere babona bari mu gihe cy'amahoro ntabwo babyumvaga. Wa mugabo muzamutubwirire hatubabarire, hari ibintu yavuze ntitwabyumva. Iyo bajya kumva babahanuzi, iyo bajya kumva babahanuzi, Imana iba yarererejwe gahunda z'Uwiteka zigakorwa umurimo wayo ugasoza. Igice gisigaye cy'amajyepfo, Imana ibatumye ngo mwahinduye izo ngeso, ngo ntazo duhinduye. Murumva? Kandi nababwiye ngo icyo dupfana n'Imana n'ibintu bingahe, ndaguha agakiza umbere umuyoboro n'abandi kabagereho. None muhindure ingeso kugira ngo mwakire agakiza, ngo ntabyo twemeye. Umugambi Imana uburijwemo n'uburijwemo. Mwanyuza muri iyi nzira ko ariyo muzabonamo amahoro, ko muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu, mukabona mukabigeza ku bandi. Simoni barasubiza ngo ntayo tugenje dute, ntayo tuzanyuramo. Basi mwateze amatwi batuzi n'ibindi, aho kuyatega ubwo tugiye kuvuniramo ibiti kugira ngo tutazongera no kumva ijwi ryanyu. Arabwenda akagabo gahimba kandi kataragenza gato, bajyanywe i Babuloni. Biranejeje se? Muzasome mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma ngo abami, abatambyi na rubanda baracumuraga cyane, niko bavuga ngo bituma Imana ibarakariye uburakari ngo ntibabona uburyo babukira saa, ntibabona uburyo babukira. Ngo umwami wa Babuloni yicishiriza abasore babo inkota mu buturo bwera, abandi baturage bajyanwa ari imbohe, bamwe bagwa mu magereza y'i Babuloni, abaguye mu nzira, abaguye mu gihugu cy'iwabo. Ako kavuyo kose gaterwa no gufunga amatwi ngo ntabwo bazumva icyo Uwiteka bashaka. Bamaze kugera i Babuloni, ishyanga ryose, ndibuka ku iku imwe bajyanye abasore 10,000. Ni bake? Ni benshi. Ariko igitangaje, ibyo 10,000 nibyo batubwira mu mateka byagezeyo, n'ababyeyi babo ntibabatubwira, n'abandi ntibabatubwira. Abo ni abagiye bikoreye ibintu byasahuwe mu gihugu. Niba mwarasomye igitabo cya Daniel cyose, ni kubera iki batubwira ibya Meshake, Shaduraka, Abedenego na Daniel bonyine bagaragaje Imana? Abandi bari he? Bari muze, bari he? Bari bahari, ni bari bahari. None ko Imana yagaragazwaga n'abantu bane, kandi ndashima Imana ibyo bari bagerageje gukora barabikoze. Irindi shyanga ryari riri hehe? Ese iyo witegereza ubu ngubu Imana iragaragazwa n'abantu bangahe? Wowe uri he? Uri ku ikibazo turimo ari nk'icy'Abayuda bari barimo muri icyo gihe n'Abisirayeli bari bari. Daniel, Shaduraka, Meshake, Abedenego nibo bagerageza mu tutege duce twabo kugaragaza Imana. Ishyanga Imana yari yaratoranye ryose ryari rizimiriye. Igihano cyaje gushira, imyaka 70 irarangira kuko yari yo y'igihano. Mu rwa kabiri rw'ibyo ku ngoma n'igitabo cya Ezira barazamuka basubira mu gihugu cy'iwabo cy'isezerano. Sibyo? Yanzu bagombaga gukoramo umurimo ngo bagarukire Imana, batangiye kuyubaka bose bashyize hamwe. Mu minsi mike itaranuzura batangiye kujya bayizanamo abanyamahanga akazi bakajya babarongoreramo. Inzu yari yarejwe gukoreramo iki? Gukoramo iki? Kuzageza n'igihe bacumbikiye umugizi wa nabi w'umunyamahanga, arazaba muri rwa rusengero bakajya bahakorera imibonano mpuzabitsina. Igihe kiragera Nehemiya araza nawe asanga bene wabo, agerageza gushyira iryo shyanga ku murongo, ariko kubera ko ari umwe bibi by'ubusa. Hirya ye gatoya abantu bongeye gusubira ibubisi.
Imana imara imyaka 400. Mwumve, icya mbere ubwiza bw'Imana bwari kubuye kuri ubwo bwoko. Murumva? Kabiri, babaho nta muhanuzi bafite. Gatatu, birinda bigeza kuri ya nkuba yasaniye mu butayu Yohana Umubatiza. Murabyumva? Ubwo bwoko busa n'ubwasezerewe butabizi, kubera kunanirwa inshingano yo gukorera Uwiteka umurimo, kuyibera umuyoboro wo kugira ngo n'abandi bakire. Hari ikintu Imana yabavuzeho, iryo shyanga tugejeje ku gihe cya Yesu. Abangeze mu mateka murahumva, hari ikintu Imana yabavuzeho. Jya muri Yesaya igice cya mbere cya 5, urahera ku murongo wa mbere, usome gake gake witonze, uraza gusoreza ku wa 7. N'amasomo menshi, none tugende twumva icyo Imana ivuga aho ngaho. Yesaya igice cya 5 umurongo wa mbere urageza ku wa 7, tugende twumva icyo Imana yavuze kuri ubwo bwoko aho ngaho. Wahageze? Yesaya igice cya 5 umurongo wa mbere kujya ku wa 7, titre yaho ubwayo yonyine iravuga ngo iki? Imana ishinja abayuda ubuhemu. Ngo iki? Nimusubiramo mwese ngo iki? Ishinja abayuda iki? Umuntu w'umuhemu ni muntu ki? Nimusobanurire muzi ikinyarwanda. Bande kuri banki handitse bande? Babihemu ni bantu. Ni abantu bagiye rero banki, mfite umushinga, ngiye kugura imodoka, nubaka inzu, dore aho nzakura amafaranga. Banki irashekerwa, tumva uyu muntu tubonye umuntu uzaduteza imbere, kuko hari undi wigeze kwiteza imbere akayungukira amafaranga menshi. Dukorana amasezerano. Umugore barahareti barasezerana, uzajya wishyura ya ku kwezi. Business yawe nigenda uzajya uduhaya naye kuzageza igihe uzayarangiriza, uzaze tuzaguha n'andi menshi. Ntibasezeranye amasezerano, igihe kirageze umuntu yisha amasezerano, bamwise nde? Hano baratubwiye ngo iki titre? Imana ishinja abayuda ubuhemu. Yabise babihemu kubera iki? Nk'abantu twatangije isomo riri ahantu, narekana naho babwira kuva igice cya 19 guhera ku murongo wa 5, kuki yabise babihemu? Eliyeli wonyine urimo gusoma asobanurira amagambo. Nuko batubahirije isezerano bagiranye n'Uwiteka. Mwabyumvise? Abantu babwira Mose ngo genda ubwire Imana ngo ibyo batumyeho byo kubera umuyoboro, bakaba bamwe n'abatambyi, abandi bazakira. Genda ubwire Imana ngo barabyemeye rwose. Barenza hano muri ndi somo ngo ujye ugenda ikubwire, ibyo ikubwiye tuzageza dute? Tuzabikora. Twebwe kutubwira tutageza dutera tudapfa. Umva aho bigeze rero. Subiramo iyo titre uhere ku murongo wa mbere. Imana ishinja abayuda ubuhemu. Soma umurongo wa mbere ukomeze noneho gake gake. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Ego. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Ararutabirira, arurimburamo amabuye, aruteramo insina y'umuzabibu y'ubwoko bwiza cyane. Arwubakamo inzu y'amatafari ndende. Ibikorwa byakozwe n'uwo munyacyubahiro murabyumva? Mwabyumvise? Ntabwo mwabiteze amatwi neza, soma cyane kugira ngo mubikurikire. Mwebwe nimutega amatwi mwumve, mutasoma abasomere nibwo muri bubyumve neza. Uvuge cyane. Reka ndirimbire umukunzi wanjye indirimbo y'uruzabibu rwe. Ego. Umukunzi wanjye yari afite urutoki rw'uruzabibu ku musozi urumbuka. Umusozi wareraga cyane weraga. Bwari ubutayu, wari umusozi utohagiye urumbuka. Komeza. Ararutabirira. Ego. Arurimburamo amabuye. Mu yandi magambo, nubwo hera yakuyemo ikintu icyo ari cyo cyose cyazaba inzitizi kugira ngo imyaka azasaruramo izaba imyaka mizima. Mwabyumvise? Kugira ngo atazaboneka n'urwitwazo na rumwe. Komeza twumve. Aruteramo insina y'uruzabibu rw'ubwoko bwiza cyane. Murumva ikintu yakoze? Arwubakamo inzu y'amatafari ndende. Ego. Acukuramo n'urwina. Nuko yiringira ko ruzera inzabibu. Yiringiraga ko ruzera iki?
komeza. ariko rwera indibu. Indibu muzijya ari ni iki ndibu muzee? urimo manuka Mbeya uza kumupaka hafi y'umuhanda hepfo no haruguru ibirego ubona ari insina byeruye ariko iyo yeze yera igitoki babyita ibitokatoki bamugani umvise abona amarere yabyo ntajya agira ikintu kijya n'imbere. ni ukuvuga ngo kiragaragara nk'insina turimo kugendana kikazanaho n'ibitoki, ibitoki bisokomuye bitagira igitoki cyo kurya indani, babyita ibitokatoki ntabwo ari ibitoki. aho kugira ngo byere uruzabibu rwiza byera indibu, ibitokatoki. uranyumvira? ibyo ni byo Uwiteka yahinze. bigiye kuba nka bya wundi wahinze aho kugira ngo hera amasaka hakera iki? urukungu. arangije arabaza ngo ibintu byagenze bite, baravuga ngo umwanzi yajanyura inyuma. muranyumva neza? arangije ashyiramo iki? urukungu. ibi ntabwo byabibwe n'Uwiteka. dusomere twumve. heza indibu. yemwe mu baturage b'i Yerusalemu mwe birahindutse. namwe uretse gato bivuye ku nsina, bivuye ku mizabibu, bivuye ku ntokatoki. Uwiteka avuze ati reka nze mberurire mbabwire yemwe bantu banjye natoranijwe b'i Yerusalemu ngo munkorere umurimo munyigishirize abantu bakire. mwari mwe sinababonye, ari abaturage batuye ku isi sinababonye, murandumbiye mubaye ibitokatoki. umurongo wa kangahe wari ugeze? 3. umurongo wa 3 tega amatwi mwumve. yemwe mu baturage b'i Yerusalemu mwe bivuye mu migani. namwe bagabo b'i Buyuda nimudukize jyewe n'uruzabibu rwanjye. maze abanje guhera kuri abo bantu yatumye aravuga ngo nimunyiranure n'urwo rutoke nateye kandi aribo n'ubundi avuga. komeza. ikintu nari nkwiye gukorera uruzabibu rwanjye nasize ni ikihe? urakoze. ko nari nabakijije indwara, nabakijije ababisha babo, barantakambe nkabatabara, nabahereye imvura kugira nta kintu nigeze mbima. yaba bari no mu butayu nabagaburiraga ibiryo bivuye mu ijuru. murabyumva? nimungize ikintu ntakorera abantu nagombaga kubakorera ni iki? yego. ko nari niringiye ko ruzera inzabibu, yego. ni iki cyatumye rwera indibu? noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. noneho reka mbabwire rero Uwiteka areruye kaze mbabwire ibyo ngiye gukora. none haraza kugera igihe yerura, ahubwo none hatubwire neza adagyunjije mu migani. yego. noneho rero reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoke rwanjye. nzasenya uruzitiro rwarwo, yego, maze rwonwe rwose. urakurikira Simo utamena ayo mazi. soma. arayakumenaho nudakomeza kumucunga. nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose. nsenye n'inkike yarwo runyukwanyukwe. kandi nzarurimbura ntiruzicirwa, ntiruzahingirwa, ahubwo ruzameramo imifatangwe n'amahwa. kandi nzategeka ibicu bye kurugwishamo imvura. kuko urutoki rw'Uwiteka Nyiringabo ari inzu ya Isirayeli n'Abayuda n'insina yishimiraga, yabiringiragamo imanza zitabera, ariko abasangamo kurenganya. yabiringiragamo gukiranuka, ariko abasangamo umuborogo. nanjye sijye wahahera. murabumvise? Imana ivanye mu marenga atabona avugaga n'Abisirayeli, especially b'Abayuda n'ishanga ryitwaga ngo niki ntarikore. nari mbiringiyemo gukiranuka, ariko ni mu ndebere ibyo uko bambere. ariko buriya nk'Imana yakwiringiriyemo ikira. wowe Imana ijya kugutora, buriya Imana yahereye kuki? aho ugenda ubaze n'Uwiteka tubundi umuhamagaro wanjye undi kuki utawuhaye undi wagira n'icyo yakumarira. ndabeshya samba aho kwiyicarira amacinjiri. niba ari macinjiri hano kwa mangi, aho kwiyicarira kwa magi urarya ukaryama, warangiza ugacuruza ukagenza ute, aho kwibera ubwete atari ko Imana ubundi kwiyicarira neza utekereze nkwiye kumarira icyo Uwiteka mu murimo we. uribuka wiyunga n'Imana, uribuka ibya Imana yakweretse, uribuka amasazi Imana yaguhaye, ukumva uranashyugumwa no kuba wabivuga. ugenda ubare igihe umaze, utekereze ngo niki namariye Uwiteka. nusanga ntacyo, ujye mu nzu wikubita inshyi, buriya kuba imbwa ntabwo ari ukumoka.
ati Mana nakubereye imbwa aho bigeze nikubisa agashyi. Ubu itekereza Yesu ageze nko ku iduka ryawe akaza maze ukabona arakataje n'abantu nka batanu ngo mwabantu genda rinje kuba nimumbwire icyo mfa na Sam niki ntamukoreye namuhaye umugore namuhaye umwana namuhaye iduka afite moto n'imodoka ejo bundi nzayimuha nimumbwire icyo nari nkwiye gukora ntamuha. Wavuga ngo sinabona n'indege nitekereza Imana yingutse iwawe kavuga ngo narinje kubaza ngo mu byo nagombaga kugukora ntagukoreye niki wowe wicaye aha wasubiza ngo iki? Bareka mabwire waba wicaye aha wese ashobora kwicara karondora tumva Nyagasani wankoreye ibi nibi ndagushima nibi ndagushima none Nyagasani ubu Nyagasani Imana ari kwishimwe kuko itaza gucyurira abantu. Mwabyumvise? Ishimwe kuko idacyura ariko hari umunsi w'inyuro. Uyu umwe yavuze ngo nzabishyira ku murongo uko byagiye bikurikirana byose kandi nta mahirwe umuntu afite yo gukira. Kambabwire icyo dupfana n'Imana mucyumve nuko umucyo tugeraho natwe twamara kuwakira tukawushyira iki? Reba niba izo nshingano ebyiri uzifite: kwakira umucyo, kuwushyira abandi. Kambabwire umva guterana. Ubu ntitwateranye ibi twateranye byo mu itsinda turimo kwiga, gusenga, gufasha ndabizi ko mubikora, kwiyiriza harimo bamwe babikora, gukora itsinda ni byiza ariko ibyo ntacyo bimaze. Nongere mbibabwire nta na kimwe bimaze. Cyokora cyo bizakunganira muri izo nshingano zawe. Ngo guterana ninde urusha abanyakabare gutera? Muzaza aho ntuye ntihahora amateraniro madamu. Hari n'abantu saa 12 tubyuka bahicaye bahava saa 4 z'ijoro ntibabateranye. Winjiye kugura akantu haba mu ishopu baramukurikira ati wampaye hijana akarijyana ntuza mu kabari. Uje kugura ifu niba afite igihumbi bamugaruriye aravuga ati wampaye ry'itanu. Bahora mu materaniro atajya ageza atarangiye. Baraduteramira ku buryo n'ibintu wasiga unafunguye asiga n'ibintu hanze nta wabikoraho kuko hahora amateraniro. Nyamugira ngo ndababeshya muze tumanuke ducaneyo murebe bateye ibikarito bateye intebe nkuko twaziteye nabo bateranye nkuko natwe twateranye. Ubwo rero ibintu byo kuvuga ngo n'uguterana nta na kimwe bimaze kuko no mu kabare bagenza baraterana. Ikindi cya kabiri ngo gusenga ngo bafite ngo yo kwiyiriza hamatsinda amwe nayo twagize ngo bamara n'iminsi 3 ni byiza. Murabyumva? Andi ngo barara basenga nibyo ntacyo bimaze. N'ababari barasengaga n'abasenga Mariya barasenga n'abasenga Ryangombe bagenza bate barasenga. Icyo Uwiteka gushakaho si icyo. Umucyo wawakiriye ni byiza, niba nibyo byo gusenga ubikora ni byiza ariko jyana uwo mucyo uha abandi. Yego muracyumva? Ngo turafasha. Murafasha? Uti none ejo bundi twajyanye imodoka yuzuye kuri gereza. Kubyo twajyanye umuvandimwe uri Vira yashyizeho 40,000. Yarafashije ntiyafashije? Undi yohereje imifuka ya soya pieces iyi 2 ashyiraho n'ikarito y'isabune. Yarafashije ntiyafashije? Nimurebe imyenda twatanze muri gereza ukwingana mu ndebere iyo twahaye abagore barambaye bahari imiryango yabo barasagwa. Murabyumva? Ibintu duheruka kubashyira muri iki cyumweru gishize niho babimaze. Mwarakoze mwarafashije. Murabyumva? Muragunikira rero bose uzageza Hadra HCR CCR na Croix Rouge zifata impunzi zikabamarira imyaka 50 zibagaburira ku mabona rya. Urumva uzaba ibyo bikwereke ngo
ntabwo gukora neza ari cyo kintu gikomeye cyane Uwiteka ashaka, nacyo kirimo. Murabyumva? Murankurikira? Nacyo kirimo, ariko icy'ingenzi Imana irashaka ngo uvane akabuno hasi, umucyo wakire abandi ubagereho bakire. Kuko gufasha abantu batakize, kugira neza abantu ni byiza, gusenga ni byiza, ariko Imana irashaka kubona imitima ikira. Imana tugize abami n'abaki n'abatambyi ngo tuyikirize abantu. Ikimara kudukiza ihita iduha umurimo wo kugira ngo tuyunge n'iki. Nidukora icyo tuzaba turimo kuzuza amabwiriza neza y'Uwiteka. Genda utekereze kuri icyo kintu. Kwiyiriza ngo kugeza gutera kwiyiriza. Uyu munsi jya ntabwo jya ni umunsi wo kusabana n'Imana, ni byiza. Nako ntabure wo ku kigo nakoragaho yajyaga yiriza ubusa abana kandi bakabwirirwa, bakaza bakamwati none yatwirije ubusa yatubuje no kurya ku muziziki ngo tuko tutatanga minerivare. Mwanze gusenga Imana mwiyiriza, reka ko ntabura bamfashe abiriza ubusa, mwanze kwiyiriza ubusa musenga. Bakageza batera bakabwirwa atari nuko basenga. Rero ibintu byo kwiyiriza ubusa nabyo byari byiza iyo byari bifite umugambi uzavamo ikintu cyiza. Cyo kora cyo nabonaga abana bateye impuhwe, nkagera ngo ndiko ntabure Simone urankurikira. Reka tugende turebe uburyo twabaha ibiryo, nkagenda nkategeka abakozi bakabaha ibiryo bakarya. Nkabwe noneho mugende murebe uburyo mwashaka amafaranga y'abandi kugira ngo mwishyure ko ntabure atazongera kubajyana mu gisibo. Mutega amatwi mwumva. Ngo twakoze amatsinda, ngo twaforomye amatsinda, ngo aha hari itsinda n'ahari itsinda, hari iry'abene gihugu, hari iryo muri gereza, hari riraha, hari raha. No gukora amatsinda ntacyo bimaze niba yicaye ubusa, kuko n'abanyonzi bafite amatsinda. Yego kako nabo ahora yiyongera. Barakubwira ngo iryo kuruhuha ngo hari itsinda ry'abanyonzi 50 bishyize hamwe, ngo ariko na Rutonde naho bamaze gukora iryaho. Siko bimeze? Amatsinda arakorwa ni nkaya yacu. Reka turebe afite umumaro, umucyo uragera ku bandi. Mwabyumvise? Kuko amatsinda arakorwa nk'uko nguko iri tsinda rigari ari rigari rikorwa, yarangiza akanezezwa no guhora yiyigira ubwayo, atajya yuzuza inshingano zo kugira ngo n'abandi bamenye nk'ibyo bagenje batera bamenye. Ubwo rero ntabwo Iteka ashaka ibyo guterana, ntashaka ibyo gusenga, ntashaka ibyo gufasha, ntashaka ibyo kwiyiriza, ntashaka ibyo gukora amatsinda adafite umusaruro uvamo wo gukira kw'imitima y'abantu. Niba abantu bakira it's okay, niba nta gukira, uko guterana ntacyo kumaze, uko gusenga ntacyo kumaze, uko gukora amatsinda ntacyo kumaze. Reka ubwami bwo mu ijuru dukora ibishoboka byose bukomeze bwiyongere bwaguka. Yego ndumva maze kumva neza icyo Uwiteka ashaka. Muri Matayo igice cya 13 ndirimo kwegera ku musozo wijya gusoma, baratubwiye ngo buriya ziriya mbuto zibibwa ni ijambo ry'iki. Wowe rero imibwiririze yawe n'imikorere yawe ku ijambo ry'Imana si nk'iyo abandi bose tubona. Oya, igomba kugira umusaruro. Ukabuzi ngo aho nakoze abantu bakize, biyunze n'Imana, batangiye urugendo rwo kwiyunga n'abo bahemukiye, batangiye gusaba imbabazi abo bagiranye ibibazo. Ese aba bantu barimo kuzamuka mu by'umwuka, turagenda rero barimo kugwiza imbaraga ku buryo nanjye bagiye kumfasha umurimo, maze ubwami bakiriye bugakomeza kwaguka, noneho ubwami bwo mu ijuru bugakomeza kugera hirya no hino. Twebwe tuzabiba, tuzatambutsa ijambo ry'Imana. Muranyumva neza? Zigomba kugwa mu butaka bwiza bwera imbuto 30, 60, 100, bityo. Eliyeli icyo mvuga uracyumva? Peter icyo mvuga uracyumva? Veda icyo mvuga uracyumva? Tubibe ijambo ry'Imana bitwereka umusaruro. Nese ko nabonaga munezerewe mwumva uburyo abantu bibishaga imbunda, bicaga abantu, babagaga abantu. Ubu ngubu barimo bafite Bibiliya barimo kwigisha abandi ijambo ry'Imana. Icyo si ikintu kinejeje. Umwe aba yarambwiye ngo Imana izamfashe mva aha ngaha
nzakujyana iwacu duhere ku miryango yacu. Abari banzi ndi umugome ndi umwicanyi ndi umugizi wa nabi babone ko Yesu agira neza, nabo bamwakire bamfashe n'urusengero nasengeragamo narwo nzarukugezamo kugira ngo n'abantu bakire. Si umugambi mwiza? Dukora ibikorwa bifite umusaruro nk'uwo nguwo. Ikindi cya kabiri, Matayo 20. Matayo 20 nimureba neza baratubwira iby'isaha ya gihanuzi. Ngiye kongera kuyishushanya kugira ngo tuzongere tuyisubiremo. Imana irashaka abakozi bayirangiriza umurimo. Mwabyumvise? Mvuze ngo iki? Irashaka baki bayirangiriza iki? Kuko isaha turimo ya 9 irimo kugera ku iherezo, kandi abagomba gusoza umurimo ni abakozi ba 11 bakarangiza umurimo, ubwoko bw'Imana bugataha. Mwabyumvise? Ubwo rero haracyari ubukerererwa. Abambere baragawe bigeze 3 Imana izana abandi, nabo bagira umugayo izana ba 6. Aba 6 babugawe izana ba 9. Turacyakora mu isaha ya 9, ijwi rirenga turimo kuri kabakaba. Mwabyumvise? Bamwe baravuga ngo babonye ku mvura y'itumba. Narabwiye nibyo n'ibicupuri mwabonye, kuko imvura y'itumba dore uko izagenda, dore nuko izasoza umurimo. Cyokora cyoreka tubyemere, abantu batangiye gufata ku bitonyanga by'imvura y'itumba. Ariko ntitukitiranye ibikorwa by'isaha ya 9 guproronja n'ibikorwa by'isaha ya 11. Abantu bazakora ngo mu gihe cy'isaha zingahe? Murumva? Umurimo kaburarangiye igihe gito cyane. Niyo mpamvu inkozi z'ibibi buriya zirimo kwiyegeranya ukuntu n'ab'Imana irimo kubabarura. Nugira amahirwe muvandimwe wicaye ahangaha muri aba bahinzi ba 11, Imana ikagutoranyamo, umva, usibye ko ari byo mbifuriza, muranyumva neza, uzaba ugize amahirwe yo kurangiziriza Uwiteka umurimo gitwara pe, kuko hari icyo bazahembwa abo bantu. Bazinjira mu ijuru batagenje badapfuye. Bazaba ari ababara nkuru, ureka bibara nkuru by'abandi, bavuga ibigwi n'ibitangaza by'ukuntu umurimo washoje bawirebera gutya. Murabyumva? Baracakiranye neza na Satani ku karubanda mu isura y'inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Isi isigaye imigabane 2 y'abantu gusa. Bavuga tubwo rero ab'Imana bagomba kugaragara, abasatani bakagaragara, maze biharamagara bikarinda bigeza ku munota wa nyuma. Ariko durashima Yesu ugejeje ku munota wa nyuma gihagaze ku bugingo bwacu, kuko bari baturangije. 2022 izi ntore z'Imana, aba bana b'Imana ibi biharamagara bizageza ku munota wa nyuma, bizakora agahe gato cyane katangana n'igihe abandi bakoze. Umva, Imana izadufashe tuzabe muri abo ngaho. Mu gice cya 21 cya Matayo, ku mugani w'abahungu 2 hari amasomo akomeye. Imana yarababwiye ati rero, ibwira uwa mbere ati jya kunkorera. Abwira se ati ndanze, genda ujya kuwikorera. Ngo agende atera? Ngo agende ate? Ngo aranze. Ngo arangije aratekereza, yisubiramo, afata ibyemezo, aravuga ati ibintu nkoze ntabwo ari byo, aragenda. Murabyumva? Bongera undi muhungu, se yamugiyeho ajya kubwe ngo jya kunkora mu ruzabibu rwagomba gukorwamo na mukuru wawe, ariko akaba yanze. Arambwira ati data yanze, ati ndagiye. Arangije ntiyagenda. Yesu yabajije abayuda ngo ariko muri abo bana 2 uwakoze byose ashaka niki? Ntabwo yigeze arondora ibyaha. Babyumvise? Baravuga ati ni uwa mbere, nubwo yavuze ngo ndanze, ariko yisubiyeho aragenda, ibyose yashakaga ko ari uguhingwa ku ruzabibu. Mwabyumvise? Rero nuwo mugabane turimo. Abantu Imana yabwiye ngo yagiriye neza, tusezeranira Imana tuva Mana, turagiye turagukoreye, tuzagukorera pe, n'ukuri tuzakubwiriza. Tugeze hirya tabango uzagenda ujye kubyikorera. Ubwo rero duhindura ibitekerezo, inzira zikigenza zikigenda. Tubwira Imana ngo noneho twavuze ngo turagiye ntitwagenda, twisubiyeho noneho tugenje dutera turagiye. Matayo igice cya 24 n'ubundi
guhera ku murongo wa 44 kugeza kuri 50 hari abandi bakozi. Bibiliya tubwira ngo ninde mugaragu w'ubwenge se yasigiye abo mu rugo rwe ngo bamugaburirire abantu, barahirwa ntibabikora. Siko Uwiteka avuga ngo barahirwa ntibagenza abantu, ngo ariko abazata iyo nshingano bakajya mu bindi, nguko guterana ingumi n'abagenzi babo, nguko kuwirwa ba mu matiku, ngibwo gukora inshingano z'icyo batahamagariwe, ngo abo ngabo shebuja naza murabyibuka icyo nashushanije ngo azabacamo kangahe? Kabiri. Imana iturinde uwo mupanga. Murabyumva? Matayo 25 umurongo wa 14 kugeza kuri 30 habwira abandi bahawe itara, atubwira abandi bahawe itarantu. Bibiliya tubwira ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kugenza gute? Ngo ni impano y'iki? Gukizwa, kwiyunga n'Imana, kwakira agakiza ni Imana yaduhaye, tugomba kuvunjamo izindi mpano abandi bakakakira. Mwabyumvise? Ariko harimo umugabo mubi. Harimo umugabo mubi ngo ajya acukura urwina arangije arapfurika. Aricecekera, noneho shebuja arambwira ngo ibyo wampaye ngibi ngaho bifate. Siko yashubije? Aramwitegereza maze ibitutsi byavuga mu kanwa karamubwiye ngo impamvu nabikoze ntya ngo nari nzi ko ubu niko ibyo utagenje utagosoye kandi ukaba uzi gusarura ibyo utagenje. None se ninde utabizi hano ko Yesu azajyana mu ijuru abantu atigeze ajya kurarika? Ubu ugiye gutuma Jerome muri gereza ya Ruza, ariko tekereza ngo bagiye bakavuga ati ariko ubundi umuntu wakatiwe burundu uraza kumusura wiki genda, bakarinda iyo bamutuka. Uri kuki Yesu atakwinjira nawe ngo agenda turarike natubwire ngo noneho ngwino ujye gukora? Ubundi kuki Yesu ashaka ko tujya kurarika abantu imuka batubira ubundi ntibazi, ubundi bakagusuzugura, ubundi banabyigiye ntibabyakire? Azi guhimba bazi abantu atigeze ajya kurarika, atigeze anigisha anavunikira. Mwese ni mubizi? Mwese ni mubizi ko mucecetse? Uwo mugabo yacuriye Yesu ngo ze kujyana mu ijuru abo tigishije, bose kujya mu barya twe tuzajya tukuvunikira wibereye aho ngaho wigaramiye, icyawe ngo nugukiza abantu gusa. Aramaze boss ni boss. Boss ni boss. Ntabwo umuboya aza kugutegeka ngo urarye iki, ngo urarye iki n'iki, ngo aza gutegeka kurya ubujeri bya, ngo genda kubwe ngo amafaranga n'ujya uva ku iduka ujya uyaza kuyamurikira. Ubwo mwa mugiye guhangana nabo bagiye kumera nkabo. None umuntu atangiye gucura Yesu ngo nzi kusarura, uzi kubika uhunika ibyo utagenze utahuye utagosoye, uzi guhunika ibyo utagenze utagosoye, kandi uzi kugusarura ibyo utagenze utabibye. Mu yandi magambo uri batema Yesu. Sikora ibibazo gucira Yesu ngo ni batema Yesu. Abantu barakoze baragotse muri iyi si, nangu ngo nje gutwara ubwoko bwanjye, baratakaraga ntibiregeye ubageraho. Barakobotse abana baragira, bamwe barwaye ibifu, abandi barwaye imitwe, abandi barwaye za kanseri, wiyicariye hano none ngo uje gusarura. Ibyo nari mbizi ndangije mpfurika itaranto wampaye. Yasate wa munyabutewe nk'umwe mu gitabo cy'umugenzi. Iyo ufatiye itaranto wahawe ukayiha abandi bakayigenza, kwicyo nifuzaga ari iki? Imana yatubwira ngo niba udashoboye kwigisha ngo abantu bakire, nego nta ngorane, ariko se nanjye nkwibariza, waba waturanye bawe se bo warabararitse umuntu akaza akabakwigishiriza ko icyo nifuzaga ari uko hari abakira bikunyuzeho? Ibyo warabikora? Ntabyo nakoze, ngiye kukuziza ubunebwe bwawe. Rero nicyo Yesu yamubwiye. Wabyumvise? Niba se utarushoboye kuvuga, waba abari bagiye kujya mu murimo, nibura hagati guhora mutanga amatike, reka uyu munsi nyitange, noneho mwebwe mugendere kuri tike yanyu. Nibura ngo mufatanye, wenda bazakirira aho ngaho, byitwe ngo bakijijwe n'amafaranga avuye mu mufuka wawe ry'iduka ryawe wavunikiye, nawe ngufu zawe zakoze umurimo. Waragikoze? Ntabyo nakoze. Ubwo buginga bwawe, ubwo bugoko bwawe, ubwo bunebwe bwawe, reka bari bunkuziza. Murumva? Rero twirinde twazahura n'ikibazo kiki cyo kuzahanirwa ko tutigeze tugira uruhare mu kugira ngo abandi bagenze bakire.
ahubwo twese uko twicaye aha dusaba Imana iduhe promosiyo. Muranyumva neza? Tuyibera abakozi beza, tuzaprofite iyo promosiyo izatwinjize mu bantu bazayirangiriza umurimo. Imana ibiduhere ubuntu mu izina rya Yesu. Ndashoje umukanya tugiye kuganira ku bibazo igihugu cyacu gifite kinjiye mu bihano hejuru y'agasuzuguro no kwiyemera. Umva, reka tumanze dupfukame dusenge tube dushoje icyigisho, ibyo mbibabwire nyuma y'aho ngaho. Reka dupfukame dusenge Imana.